amareka nkubwire ngiye mu bukwe bwa sister nzakora kuri high table reka kumuvandimwe aba yamwambara yari umufite ngiye nzakora kuri high table ariko umva wakajeje ujya kugira inama kuri high table urumva ari we murumuna we umwe mu nda ugomba gukora kuri high table ariko shari buragashi nzakora kuri high table nkubwire mu butaka mukuru wahantu uzaba bice ugomba kuba muri abafite bamwambariza urumva bamwe babica ariko rubanda muzi gushya ubukwe buvuye he mise wateye aturuka urabizi neza ubwo ko bugiye ku budahari safte sheri ko mu diaspora reka nitegereze ndebe bikurikira da ndaba nibereye ngaho ndi mana akomeza kubwira nacyo nuko se muho nakomeza kubwira pe yes ako giye ninyaho weretswe mvuze iki se ko mvuze ngo bereka ndebe bizakurikira ari kintu mvuze reka kwitera mu mata ngisaza ma wumve dore nacyo ariko se bana banjye koko mwagiye mwubahana mukaganira nk'abavandimwe ratambwira nose igihugu bukwe hari ikintu bizi igihugu nta kintu bizi nuko nyine nunzi ko hari gihe umuntu ahinda umwe arakoza hinda ngo ubukwe nari mugara baragiye gusanga turategereje nari mugara barasangira ndabizi ntabwo ko mwana kuvuga ikinyarwanda numva nje kanigende ugeze urebe ukuntu kiyenza ndasinda guherekeza nimugoroba byanda dore ko wagira ngo byakuri gasema mugende di mufite yo mujye twagira n'imbwa kari gasema aha kuvuza ibintu yanumve akomaguru urize neza ko ubukwe bugiye kuba ariko se kubera iki ko afite sheri manje nawe nyapfa kwizera ibintu ku kanya gutumiza abana ibihuha ngewe nikemereye umukozi mu diaspora uramukeneye nibyo ikindi nkeneye abuzukuru ibyo bintu rero by'imyuka mibi ndatotesheje toka shitani mu izina rya Yesu ibintu mu izina rya Yesu yo kuntu wabaje mushiki wawe turabitegereje mareka tubitegereze turebe bizakurikira hari ikibazo ntumye nisa agenda hose aya ntabwo genda bafayina alaje long time. Shari wow, undi amasaha abiri yose. Ya, ngiye sinjya mpinduka ndacyari wawo ndakazi ndacyagashoboye. Mvo warunyifukanye muka wenda. Oya, ibyo byihorere. Ahubwo cyagiye duhura kutambwe gufite umugabo. Baby ibyo byihorere umugabo ntesha mutwe simba nibuka ko nanamufite. Mbaho umuntu udafite umugabo. Byagenze. Ngo uraba ntesha umutwe ya stressa. Mananje buriya numvaga natwawe ntabwo nigeze mbyibuka. Nari mfite amakuru make ariko ubwo wenda ubinyibwiriye cyo nta kibazo. Bisoje numva nta kibazo. Wewe ntugire impungenge. Genda hari urukundo nagukunda garura cyari rwa rundi. Baby. Pacyane karaguhamagaye wamwitaba. Mike. Okay. Nta kibazo kamwitaba. Yego ndakumva. Oya ibyo biroroshye nta kibazo. Oya kugakora ni vuba vuba rwose mugira impungenge. Sawa. Baby uri mu kazi? Baby, I want to tell you something. Give me your hand. Ikiganza. Ndabizi twagiranye ibihe byiza. Ariko akazi karamfasha. Sibyo? Baby ntuvuge ugiye kunsiga njyenyine. Niko bigenze. Iyo akazi kagezeho ibintu biragaragara. Kandi akeka kanga uranyumva. Bana ndumva naniwe pe nananiwe bihagije. Toilette zaha nazo ziba zifite umwanda mana yanjye. Wabyizera utabizi muri kamenya mu gihe mu gishinga. Ese nawe uri hano? Je toilette kweli? Toilette sha. Niko bigiye kugenda. Ngize n'amahirwe mise nongera kukubona. Nese ya gahunda twavuganye bimeze gute? Gahunda y'akazi twavuganye bimeze gute? Wari wambwiye kuri bunsubize vuba ntabwo wigeze ubwira. Ntabwo wigeze ubwira.
Mama. Allo mama. Mume gatoya. Oui. Nari ndi mu nzira ndi gutaha. Mvuye n'umuzambera nawe. Nese mbanze mbimubwire. Bite nawe? Amatelefone mvugane na mama. Ntabwo njye nkunda kuvugiraho ibintu byinshi. Yewe ufite umukobwa mwiza. Ateye neza. Yambaye neza. Afite umubiri wose. Amatelefone yanjye nitahire. Wambaye telefone yanjye nitahira. Amatelefone yanjye nitahire. Arasa neza. Aranyica Mama umukobwa wawe. Wambaye telefone yanjye. Mbabarira basi akazi ntabwo kigashaka. Amatelefone yanjye nitahire. Mbega amaguru meza. Ubwo nawe ukisije. Afite phone ate. Ambabarira amatelefone nkataha mama aranyica. Yirira madamu. Warizoneye. Natinze gutaha wambabariye. Uraruka? Wait a little bit. Let's talk. Icyo kibazo Sibisigaye winjira utanakomanze. akomanze ndabonye wanze kunsubiza. Oh, sorry, narinda okipeto. Si kuri busy man. Yeah, ndi busy tu. Kumeze utese ndaguhamagara uri kunyitaba nicyo kibazo. Baka nta muntu kwitaba mfite. Hoje bishoboka gute? Uje kuri nawe si ugikumbura. Nawe ugikumbura. Umutima wawe urakumbura. Mpaye ndagukumbuye. Wait, akubwiye ati uretse genda gake. Nicyo kibazo ufite? Wagenze gake. Bisha umusanzi wanje nuzingo mfite muye mutu. Genda gukumbuye nari kukureba. Wamaze. Nkumbuye. Ngo ariko ubundi urumuntu. uvuze? Wamaze. Ese uri gukina wambwiye uri muye mishye. Niba ndi gukina avuga kadi ndekera aho ngaho. Action. Wambwira icyakugenza gato. Sigombaza ikingenzi wawe. Ndaje tubwire ibintu biri kubura mu bukwe. Ubu ati notage ubukwe none amara kumbaza bigize iki nanje gukunda tutegura ibintu munsi. Okay, reka ndase ku ntego mubwire sibyo. Maze igihe ndi gutekereza mfite akazi ndimo ndakora kugerageza gushaka kumvanga ntabwo ibyo bintu bishoboke pe. Totally seriously. Ndi cyakugenza ibyacu aho bigeze. Ibiki? Ubuki? Aribu! Oui mami. Waje ryari? Ariko mwana wanjye wajureka kumpangayikisha kuko ariko ibintu bumora ni ibiki ko Ese mama ufite iki kibazo? Ko mbona utari mutwe. manushi. Ufite iki kibazo? Manushi. Ma, ufite iki kibazo? Ma. Aribu, Ufite iki kibazo? wajureka kugenda usanga wagiye ko uzamfata nk'umwana kugeza ryari koko? Ntabwo ubona ko amaze gukura mama. Uzamfata nk'umubebe kugeza ryari? Ufite iki kibazo mama? Ndabona utameze neza. Ibyo genze gute? Tuza mama, ndagukunda. Sibyo mama, ndagukunda. Aribu, Karame. nta mwana ukura ku mubyeyi we. Ma, Gusa mwana ndagushima.
Mama ndabona udatuje mama ko udatuje. Mama urakoze Basi kuvuga umwana wanjye. Chorongere mama. Chorongere. Chorongere mama. Mama. Komeye nisi mbona barahindutse ufite icyo kibazo. Mama usabye. Ngira mama. Ndaje gutupake bivuye. Not again, ubukwe. Ndagira ngo noneho nguraga ubuntu pe. Mvuga ikinyarwanda noneho cyeruye. Ikintu cyitwa ubukwe ukivane mu mutwe noneho watangira kwiga kubaho na relationship iri hagati yanjye nawe igihe wige kunyibagirwa kuko nasanze nawe umuntu ukurimo sinabasha gukomezanya n'umuntu. None ndi gisimba. I swear you are the monster. Gute? Hari amahembe mbonana, hari umurizo ubona mfite. You cover yourself with the sheep. Gusura impyisi muri wowe. I swear. Wangiye mureba ko ndi impyisi. Nakugerageje bitari rimwe bitari kabiri. Reka imikino mani dupanga ubukwe. Ntabwo njyewe nagiye kureba ikanzu. Ntabwo ibyo uri kuvuga ntabwo biri kumvikana. Wagiye kureba ikanzu zambara. Ikanzu. Cyakora cyo wenda iyo favor nayo gukorana ayikwishyura ukazajya yambara ukayirimbana. Uri kumva ibyo ndi kuvuga cyangwa hagati yanjye nawe ibagirwa umubano wari uri hagati yanjye nawe. I swear. Devu. That's correct. Devu. Ntuze kumvugisha amagambo menshi, nushaka kumvugisha amagambo menshi, I'm out of my mind. Nahita nsara. Ugera out in here. Devu uretse mubwire. Ibyo bintu byose uri warahindutse ndabibona, urahinduka ndabibona. Ntabwo akakanya ndamenya umuntu uri mu buzima bwawe. Ariko uwo ari we wese. Yaba ari indaya, yaba ari umurozi, yaba ari umujura, uwo muntu. Uwo muntu ari wese kuko arahindutse ndi kubibona. Kuba narahindutse it's up to me. Ndakwinginze. Muzongera kugira ahantu mujya ntabese. Ntabwo tuzongera ma. Ndagusabye. Ubwire na Miss muri iyi minsi sinzi ibintu mwihaye mwigize bagahuru ngo mwarakuze harya. Nongere mbisubiremo nta mwana ukuri imbere y'umusenyi. Ngatuza sibyo ndagusezeranyije ntabwo nzongera kukubabaza. Narinzi ko ngiye kukubura mwana ntabwo nzongera kukubabaza sibyo. Kandi abwira na Miss tuzajye tukubwira ariko tuza sibyo. Wambabariye mama wambabariye. Wambabariye ma ko numva umutima wawe uri gutera cyane ariko ngatuza nasabye imbabazi ntabwo tuzongera. Shimira Imana irya none. Ibintu byo kugenda mukagenda ntazi ahantu mwagiye. Ndaturiza abana banje nababyaye muri bake. Nta mwana mfite wo guhomba. Kanguzanira amazi mama, kanguzanira amazi. Umwana nari umuhombye ndabimuze ntari kubyakira neza. Yesu we. Kubyara ni byiza ariko kurera biragoye. Murasubira mu giterekora. Tekereza nyine impamvu nyakubwiye amagambo nkayo. Ariko ikibitera cyo cyose ntazi. Talk. Just talk. Waguriye. Ibyarangiye. It's a fine. Sure ibintu uri kunsubiza. Final. Iwacu nzemerana. Buri kimwe cyose kizagenda ku bwanjye nzamenya icyo ari cyo. N'abakurambere ibi bintu bazabizamo ntabwo nabyihanganira. Abawadi icyo cyose bizansa icyo bizansaba cyose. Navuga ngo nuvu umuntu gaka. Nzashaka kumenya indaya iyo ari yo. Indaya. Uzambona ubundi we. Ndumva utangiye kurengera amagambo yo kuvuga mbori gasohoka mu byohero byawe. Ugataha. None ugiye no kunyirukana. Uri kunsohora nizanye reka nze kwisohora. Ahubwo waba ari ikintu kikuranga cyaba kiri muri rugo ngo basi nacyo ngiye kugitware. Man nagerageje kubera umwana mwiza bishoboka. Kubera umwana mwiza gute? Narakugoraguje A to Z. Waranindije. Ese urabona mama ndamubwira gute ubu? Reba igihe maze narasubira no mu kazi. Natinze hano kubera wowe. Narakugoraguje byaranze. Byarangiye no kukazi bamakana isinzanasubirayo. Uri kunyumva neza? Ibyanjye byose birapfuye. My future byangiritse. Hejuru yawe
nushaka no ntabwo wabinkora inyamaswa ntabwo nakomeza ese ushaka ko I swear leave me alone shaka gusubiza ubwenge ku gihe nzamenya iki kintu uzakimenya icyo ugomba kumenya cyo fasha umwanzuro kubera njyewe singufasha kubera undi muntu uzabyicuza nzicuza njyewe nta muntu ugenega iminsi satani wari undimo yarasinziriye uramukanguye already nabivuze uzabibona you the monster nuko kubona housing gusa mo imbere you are the monster shit Madame, comment tu as bien m'étudier? Ari ngiye ku muhanda ho gato ariko urananyibukije reka nkubaze ese reka nduransubiza Cyane rwose. ariko ubundi ngona ari nge cyangwa wowe wigeze ujya kwipimisha ngo umenye ko ari wowe utabyara Unyise muki? ngona izina rimwe ridakujije si iryawe si iryawe Agasuzuguro. Ariko uva mu ahubwo nimba ukiranura kubona byakomeye wewe uzangwaho. mushaka mwicane bwa mbere araje ari mu menye umutwe ntabwo nagaruka nanjye kuko unzabigenze n'iby'urugo ko mbona binaniye mana kuko nta kundi nabigenza reka nihangane urugo ndabona nazarushobora pe ndabona iby'urugo bindambiye Mana yanjye maze kurambirwa. Ninde muntu wahaye umugore wanjye amakuru ko nabyara? ayo kiri gukubita umugore kamuziza ubusa rero ufite ibibazo amakuru noneho ko nihaye ngongeraga amakuru menshi ragagwa ndagahandera kirato ndandika imvaho nshya Mufite ikihe kibazo? Ko mbona utameze neza. Mama ikibazo ufite? Basi mfite ikibazo gikomeye na cyane. Kihe? Uzi ko bashaka kwicara imbere. Mu bintu wabikuye he? Cyane kuba cyane. Ejo navuganye nawe. Akoresha telefone ye. Nibaza hano bahuriye. Nyirango ibikorwa byaswe nawe urabizi. Mama njye numva nta kibazo kirimo no kuri humura na kibazo. Mama wijyaho ngo uhangayike no kuri nta kibazo kirimo kabisa. Sibyo? Murabikira nyiri kandi ari urukundo. Aya. Njye ndumva nta kintu gikomeye kirimo ngaho. Isko arashaka iki ku bana bawe? Oya wihangayikira gusa mu makuru. Wihangayika. Ese basi ntabwo umuzi ko wigira nkaho umuzi nka marayika. Ntabwo uzi ko ari shitani yigendera. Mama ndamuzi cyane ariko ibyo birarangira wijyaho ngo uhangayike birenze. Ndahangayitse kurusha uko ubitekereza. Wihangayika kabisa. Niba atangiye gutangira abana banjye akabigira inshuti agatangira gukoresha amatelefone yabo ni gute nahamagara umwana wanjye akaba ari we uyita. Mama nukuri wihangayike. Iyo bikorwa byose byo gushimuta abakobwa. Nigikomere mu mutima kuba utagira kivugera aho kumanze nawe ukumva imfubyi ya Kigali bishinkunda nigikomere mu mutima kuba utagira kivugera aho kumanze nawe ukumva imfubyi ya Kigali bishinkunda ndavuga nti ngaho ceceka abamfasha bansize inyuma banamfasha itara ritazima kuko ni wowe nyirigira
nigikomere mu mutima